nongeye kukwifuriza ibihe byiza nanaguha ikaze nanone hano kuri Nepo TV official. Nari maze iminsi igera kuri 2 ntagaragara kuri kamera, ariko nongeye gushimira Imana neza cyane ko ngarutse kuri kamera. N'utubazo tuba twagiyeho turi sociale, ni ibibazo bisanzwe, ariko murabibona neza ko ngarutse, ariko ngaruka kubera ko hari kiri kuvugwa ku ma social media cyangwa se hari bikomeje kuvugwa mu equipe mukunda. By'umwihariko uyu munsi ndaje ngo nongere nitse kuri equipe ya Murera. Ndakuraritse wa muntu we, egera hino uyumvire ubwino, egera hino wumva amakuru utakumva handi. Ngufitiye breaking news mu equipe ya Rayon Sport. Icyo ngusabye, tega amatwi iki kiganiro wa muntu we, unarebe ko akanze subscribe kugira ngo tujyane neza cyane. Murabibona neza cyane imbere ya computer yanjye. Hano iyi computer yuzuyemo amakuru menshi, amakuru utapfa kumva handi. Na makuru ya equipe ya Rayon Sport ewana menshi cyane. Nyuma ya Rayon Sport ikatije cyo kuzakina imikino ya Cup Confederation Cup, hanyuma ubuyobozi bw'iyi equipe bukakira abakinyi no kubashimira ibyo bakoze muri no mwaka season 2025-2026 muri hariya muri la hotel iri hariya Nyarutarama. Ni Rayon Sport itemaze gutegura ibintu bikomeye cyane. Ni Rayon Sport igiye gusezera abakinyi b'ingwiza murongo. Ndagira ngo nze ngugarukire kuri ino diru nkubwira abakinyi bagomba gusohoka. Ikindi kintu mwagiye mwumva ngo witwa Joseph Saki ngo ikipe yamukura ngo byagoranye. Egera hino wumva ibya Joseph Saki muri Rayon Sport. Natinze cyane kandi namwe bakunzi banyamukandagira APR, namwe mbafitiye amakuru ni mujye kure cyane. Ni ikipe ya Football Club nyuma yo guserebura igikombe nubwo yagiserebuye abakunzi bayo ari bakeya muri stade. Sinzi uko byabagendekeye, ariko ni ikipe ya Football Club yishimiye igikombe cya championnat, ariko ifite abakunzi bakiye kuri stade. Iyi kipe nayo irategura ibintu bikomeye mu mukino wa CAF Champions League. Ibi nibyo ndi kugira ngo nze ngende nkubwira, ndetse turavuga gatoya uko championnat rangiye. Numva natinze cyane nawe ikaze, ahubwo mwibuka kuri ko mwakanze subscribe, nyamuneka nusanga utarekanze kanda subscribe, ndetse like na comment byawe ni ingenzi kugira ngo tujye twibanira hano kuri Nepo TV official. Nakubwiye ngo computer yuzuyemo amakuru, reka mbanze nzamuremo indirimbo ya Rayon Sport, hanyuma nze tugende dutacambwa neza cyane izi transfer news ndetse n'amakuru akomeje kuvugwa muri iyi equipe yambara ubururu n'umweru. Reka nze tugenda, let's go. Rayon Sport, isaro ry'Inyanza. N'ikipe kirangirira intego yanjye no gutsinda. Nitwa Gikundiro cyane, ndabereye umuvandimwe wa rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bandi hano. Sura Rayon Sport, Nyange isaro ry'Inyanza. Yes, isaro ry'Inyanza, indirimbo murayumvise neza cyane. Dutangire muri equipe ya Rayon Sport. Nta gutinda cyane, nta gutinda, reka dutangire. Ni Rayon Sport mu minsi yashize yari hataniye na Kiyovu Sport mu cyewa byose umwanya wa kabiri kugira ngo baboneke ikipe izasohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ni Rayon Sport yari yakaniye mu buryo bwose bushoboka, ndetse ni Kiyovu yari yakaniye mu buryo bwose nayo bushoboka. Ni Rayon Sport yagize amahirwe hakiri kare cyane, itsinda igitego cyatambwe Gloire Ngongo none nako cya Tony Kitoga mu mbabarire sorry. Igitego cya Tony Kitoga cyabonetse hakiri kare ku kazi kari gakozwe na Didier Taichi. Hanyuma Rayon Sport iza kwishyurwa igitego mu minota y'inyongera nako mu minota ya nyuma, ndetse Rayon Sport ni Rayon Sport bagiye bawusha ibitego mu buryo bugiye butandukanye. Murabyibuka ku serve ya Emery Bayisenge waje no guhabwa amafaranga nyuma y'umukino. Mwarabibonye ni umukino w'uko ariko Rayon Sport n'ikipe nkuru biza kurangira ibonye tike yo gukina imikino ya CAF Confederation Cup, ndetse igenda inabona amafaranga menshi cyane. Igenda ibona amafaranga menshi cyane kuko yabonye mbere ya byose yabonye miliyoni 60 mbere ya byose zatangwa na Ferwafa, ndetse igenda ibona n'andi mafaranga miliyoni 100 zitangwa na CAF mu myiteguro y'ino mikino. Nicyo waba ugiye umenye. Hanyuma ni Rayon Sport nyine yasoreje ku mwanya wa 4 ugombariye hamwe nyuma y'ikipe ya Football Club, nyuma ya Emelec ndetse na El Hilal. Rayon Sport yasozanyije amanota agera kuri 56. Ni Rayon Sport rero ikomeje kuvugwamo amakuru menshi atandukanye. Uyu munsi ndagira ngo twitse cyane ku makuru akomeje kuvugwa ahanini ya transfer. Ni ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kubona ko umwaka w'imikino utagenze neza, ahanini bifuza gutwara
kimwe mu bikombe bikinirwa yaba Peace Cup n'ibyakunze ndetse n'igikombe cya shampiyona n'ibyakunze. Ni Rayon Sport yiteguye gusezera abakinnyi b'ingwiza murongo nicyo ngira ngo duhereho nta gutinda, uyu munsi sinshaka gutinda mu makona. Rayon Sport irashaka gusezera bamwe mu bakinnyi batagize icyo bayifasha ndetse igende yinjizamo amaraso mashya. Ngiye kubwira abakinnyi bagera kuri 14 bose ubuyobozi bwa Rayon Sport bufatanyije n'uwitwa Directeur Technique Dylan Renari abangaba bamaze kwanzura ko bagomba gusohoka muri iyi equipe. Umukinnyi wa mbere ngiye guhera wo umukinnyi bita Ishimwe Fisto. Uyu nguyu Ishimwe Fisto uyu nguyu agomba gusohoka muri equipe ya Rayon Sport. Akina mu bakinnyi b'abantu mu forward, uyu nguyu akina nk'umuwinga cyangwa se agakina nka nimero 10, uyu nguyu agomba gusohoka. Undi mukinnyi ugomba gusohoka muri equipe ya Rayon Sport ni uwitwa Bienvenu Vinyino Joachim. Hanyuma undi mukinnyi ni uwitwa Habimana Yves. Uyu nguyu Habimana Yves agomba gusohoka kuko ngo bagomba gusaka rutayizamu ugomba gufatanya n'uwitwa Asumani Ndikumana utari Habimana Yves kuko byakomeje kugenda byanga. Undi mukinnyi ugomba gusohoka akishakira equipe bidasubirwaho ni uwitwa Iradukunda Pascal cyangwa se Petit Messi ko bamwita. Undi mukinnyi ugomba kuyisohokamo wa Rayon Sport ni uwitwa Nick Bangala Litombo. Uyu nguyu nawe araza gusohoka muri ino equipe. Hanyuma hari nimero 6 w'umunyarwanda waje muri equipe ya Rayon Sport aragerageza arakora agerageza gukina ariko urwego rwo rugomeza kuba rwamukura yitwa Narindwa Aimable. Uyu nguyu nawe Narindwa Aimable kabisa uyu nguyu mu bakinnyi bagomba gusohoka muri Rayon Sport bashyizweho ikaramu. Uyu nguyu nawe arimo ibi nawe agomba gusohoka muri iyi equipe. Undi mukinnyi ugomba gusohoka bagomba gushaka nimero 3 Chimaka witwa Benaziz Dawo. Uyu nguyu nawe ngo amasezerano ye agomba gushyirwaho iherezo. Hanyuma undi mukinnyi ugomba gusohoka mu Itashimimana Fabrice. Uyu nguyu nawe azasohoka. Uwitwa Rushema Chris kandi nawe ni umunyarwanda ariko utarigeze witwara neza cyane cyane yagiye arangwa n'ibibazo by'imvune. Uyu nawe Rushema Chris agomba gusohoka. Hanyuma umuzamu bita Drissa Kuyate nawe arasohoka. Drissa Kuyate nawe nta kintu yafashije equipe nawe agomba gusohoka. Yaje yitezweho ko azakora impinduka ariko biza kugenda byanga. Uyu Drissa Kuyate agenda asohoka muri iyi equipe. Rayon Sport rero nyuma y'ibi ngibi ni Rayon Sport yiteguye kugenda iganira na mu bakinnyi bagiye batandukanye. Umukinnyi wa mbere Rayon Sport itangiye kuganira nawe ndetse ibiganiro byabigeze heza ni umusore ukomoka mu gihugu cya Kenya. Ni umusore wabaye top scorer hariya mu gihugu cya Kenya, yatsinze ibitego 19. Uwo musore bamwita Joseph Waripia. Ni umusore bita Joseph Waripia, ni umusore ukomoka hariya ufite ibitego 19 ndetse yabaye top scorer mu gihugu cya Kenya. Ni umwe mu basore bakomeje kuganira na Rayon Sport ngo arebe ko cyangwa se Rayon Sport irebe ko yazayifasha mu mikino ya CAF Confederation Cup. Uwo nguwo ni uwa mbere. Ni Rayon Sport kandi ikomeje kuganira nabo mu basore bagiye batandukanye. Rero babwiye ntabwo nzajya nkunda kubigarukaho. Uwitwa Byishimo Varwa nawe uyu musore ashobora gusimbura bamwe mu basore b'Abanyarwanda bazasohoka muri Rayon Sport muri ino mwaka. Bamwe mu basore b'Abanyarwanda rero uwavuzwe cyane ni uwitwa Byishimo Varwa. Ni ukuzategereza tukareba akinira ikipe ya Bugesera Football Club. Ni ukuzategereza tukareba. Ni Rayon Sport kandi nkuko nayo yabwiye ku ifoto ngiye kubereka umwe mu bataka nawe ukomeje kuganira na Rayon Sport bigenze neza. Uyu nguyu nawe yazaza gukinira ikipe ya Rayon Sport. Reka nze mubereke hano ku ifoto. Ni umusore wanyuze mu bihugu bigiye bitandukanye, yakinye hariya muri Nigeria, ni umusore wakinye hariya muri Cameroon ndetse ni umusore ufite forme muri no minsi. Ndaje mbereka ifoto ye mu mureba aha ngaha hejuru. Namwe mu basore nawe byitezwe ko ashobora kuzaza muri ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ni abasore babiri mbabwiye. Ikindi ntarava muri Rayon Sport nuko Rayon Sport diru witwa Joseph Saki. Uyu nguyu ababwira ko Joseph Saki bidashoboka muri Rayon Sport. Uyu nguyu Joseph Saki nta gihe tuzasinyira Rayon Sport ndetse ni Rayon Sport ivugwamo ko witwa Kwizera Olivier nubwo yabacaga miliyoni 6. Uyu Kwizera Olivier ngo agomba kumurika akaba yasohoka bagashaka undi muzamu. Kwizera Olivier kanze imberekana amafoto yangaha yajyanye n'ikipe y'igihugu yamaze guhaguruka. Kwizera Olivier nguyu next season uyu nguyu kubera ko ibiganiro bikomeje kugorana hagati ye na Rayon Sport abaca miliyoni 6. Uyu nguyu zarikiza z'umushahara. Uyu nguyu biravuga ko bazamurika akagenda bagashaka undi muzamu. Ahubwo binyerekeze gato muri equipe ya Kiyovu Sport ikomeje kugenda isinyisha bamwe mu bakinnyi bagiye batandukanye
ni Kiyovu Sport ikomeje kugenda ireba ukuntu yakwiyubaka, itangiye kugenda isinyisha nko mu bakinnyi batandukanye nk'uwitwa Sanzifura Kedi, uyu nguyu yongera amasezerano y'imyaka 2, ndetse undi mukinnyi wa Kiyovu Sport waje kugenda asinya amasezerano ni uwitwa Mbonyingabo Regis, uyu nguyu yaje kongera nawe amasezerano y'imyaka 2, nicyo nawe nkubwiye. Uwo ngubwo ngana ku musozo no sasa reka nyure muri equipe ya APR Football Club, nayo ni ikipe ku isoko y'ubiteguye guhatana, ni ikipe iri kugenda icakisha abakinnyi bamwe bajya bakomeye cyane cyane ari gushaka umudefanseri zo gusimbura witwa Yuswane, ndetse bari no gushaka umudefanseri ushobora gusimbura witwa Byiringiro Jean Gilbert Kagege. Uyu nguyu uravuga ko ashobora kwerekeza hanze mu bihugu by'Abarabu. Uyu musore n'abana amakipe yo mu Barabu aramushakira hasi hejuru witwa Kagege nyuma yo kugira saison nziza. Biravuga ko uyu musore rero agomba kugenda asohoka akajya hanze. Ubwo rero ni ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club bwitego guhita bwashaka umusimbura we. Ikindi kintu muri APR Football Club ukwiye kumenya nuko witwa Cheikh Djibril Watara nyuma yo kuba top scorer w'iyi equipe, uyu nguyu biravuga ko ashobora kongererwa amasezerano muri iyi equipe. Uyu Cheikh Djibril Watara nicyo wagenda umenya. Ndetse undi musore bavuga ko ashobora gusohoka mu ikipe ya APR Football Club nta gihindutse ni uwitwa Seydou Daouda Yusufu. Uyu nguyu nta gihindutse nawe ngo ari buze gusohoka muri iyi equipe yambara umukara n'umweru. Muri ngabo byavugwaga muri APR Football Club ndetse na Rayon Sport, ni APR Football Club nkuko nawe bwiye yagiye ku isoko ry'umuzamu, ndetse nyine mu gushaka umudefanseri usimbura witwa Yuswane. Ni ikipe ya APR Football Club nayo isoje championnat inayiserebura, ndetse yiteguye bikomeye kugenda ishaka abakinnyi bo kuranforsa ngo barebe ko nabo bazagera kure bacoka cyane ko chairman yasabye umutoza Abdelrahim Tarebu kuba yageze iyi equipe y'ingabo z'igihugu kure hashoboka. Nibyo gutegereza tukareba niba iyi equipe izagira mu matsinda ya CAF Champions League, nibyo guhanga amaso. Bora ndumva na makuru yarahari, ndumva ngerageje kubaciramo muri makeya ibyavugwaga. Ndumva nabashimira neza cyane. Rero mwibuke kura ko mwakanze subscribe n'usanga utarekanze kandi tujye tubana buri munsi. Hano ni kuri Nepo TV official, ndabizi ko muzajya muhasanga ibiganiro byinshi bigezweho kandi bya siporo. Ubwo ikiganiro ndi bukore ndaza kugaruka no munitsa cyane ku mikino iri gutegurwa ni y'igikombe cy'isi, ndetse n'imikino ya Sekafa Kagame Cup. Mwabonye ko Rayon Sport na APR zizakina imikino nayo nzagenda nkuru busesenguzi. Hari amakipe avuga ko ashobora kuzaza, ikipe bita Simba na Yanga, izi ngo zishobora kuzitabira imikino ya CAF ya Sekafa Kagame Cup. Nabyo nibyo gutegereza tukareba. Ndumva nibyo byavugwaga mu isi ya siporo. Ibindi naho ku munsi w'ejo reka mbashimire neza cyane mudahwema gukurikira Nepo TV official. Ngamubwire ni mukomeze kugira amagara n'ubugingo. Astra Vista, bye bye, ndabakunda cyane.